inshuti muduteze amatwi bakunzi ba radiyo urumuri turabasuhuje tubahaye ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kuganira ku ngingo zijyanye n'amakuru ariho muri aya masaha ya nyuma na nyuma mbere ya byose ariko turagaruka ku kubaza abatumirwa bacu ikigero babona cy'uburenganzira bwa muntu ko gihagaze mu gihugu cy'u Rwanda. Uburenganzira bose bavuga ko buharanirwa, tuze kureba aho abanyarwanda bari imbere mu gihugu aho baba bageze babuharanira. Ese biriho koko? Tuze no kuvuga ku kibazo gikomeye cyitabwa muri yombi tumaze kumenya kuri Madame Yvonne Idamange Iryamugwiza uri mu maboko ya RIB. Hagati aho ariko abatumirwa bakurikiye baratubwira ubutumwa bwe uko yabutangaga muri iyi minsi, batubwire niba babona bufite ireme, niba bufite impamvu zigaragara bitewe n'ibihe abanyarwanda barimo, niba banatubwira agaciro babona ubwo butumwa bwa Idamange bufite. Ariko ikintu cy'ingenzi tuza kusaba abatumirwa bacu ni uko bagerageza no kutubwira uko babona abanyarwanda bakwitwara buri wese uko abashije kugira ngo ejo bundi igihugu cy'u Rwanda kiyubake hato kitazagwa mu makuba kubera wenda gushaka gukemura ibibazo nabi cyangwa bitewe n'uko haba ubushyamirane bushobora kugwamo inzirakarengane. Ibyo ngibyo ngira ngo nta utifuza ko byakwirindwa, bityo igihugu ntikizongere kuba cyacuramo imborogo, ahubwo n'ibibazo biriho bizakemuke mu nzira y'amahoro. Muri iki kiganiro rero turi kumwe n'abatumirwa batatu. Mu gihugu cy'Ubusuwisi turi kumwe na General BM Emmanuel Habyarimana. Turagusuhuje, muri aho hakurya aho? Urakomeye cyane umunyamakuru muri ndahabi. Turagushimiye ko wigomwe aka kanya, turi mu minsi y'imibyizi ariko mwagerageje muraboneka. Mu gihugu cy'Ububiligi turi kumwe na Victor Safari, nawe turagusuhuje, uri mu gihugu cy'umwami. Muri aho murakomeye? Muraho bwana Jean Claude Murindahabi, hano turasuhuzanya ngo mugire umwami. nuko hanyuma bagasubiza nsuhuje n'abo dufatanya muri iki kiganiro. Iyo bavuze ngo mugire umwami abantu basubiza guca ubwo? Twebwe tuba muri Repubulika ntabwo dusobanukiwe. Nta kintu dusubizaho, duca bugufi. Mugira gutya? Turabyemera cyane. Didas Gasana, wowe uri mu gihugu cya Suwede, naho ubanza mutari muri Repubulika. Dida, uraho urakomeye? Ndabona ko muri ndahabi natwe ntabwo dufite ubwami, ntabwo dufite Repubulika. Donc ni système ya ntuza ya parliamentary system, donc dufite umwami ahangaha, ariko rero ntabwo ubwami mu by'ukuri ari bubi. Ni ubwami bugendera ku itegeko nshinga na minisitiri w'intebe. Exactement. Ndagira ngo mbashimire cyane rwose kuko n'abatumiye mbatunguye kubera ibihe igihugu kirimo n'amakuru biba bisaba yuko abantu bayaganiraho bakagira ibyo bungurana. Nibyo rero nababwiraga mu ntangiriro, none nkaba rwose mbashimira ko mwigomwe imirimo mwari mufite, ariko mukavuga muti rwose twafata akanya tukabanza tukaganira tugasangiza abandi ibitekerezo dufite ku makuru ari kuvugwa. Ariko mbere y'uko tugera ku ngingo yatumye byanze bikunze twumva ko byaba byiza tuganira uyu munsi, tubanze tunaganire twibaze ikigero uburenganzira bwa muntu buriho mu Rwanda giteye gite. Haba hari impungenge ku bijyanye n'urwego uburenganzira bwa muntu bugezeho mu Rwanda. Reka duhere mu Busuwisi, General BM Emmanuel Habyarimana. Urakoze muri nabi kumpa ijambo. Uburenganzira bwa muntu, uvuze u Rwanda ndavuga uburenganzira bw'umwe n'igihugu cy'u Rwanda, kugira ngo ni ibyo ngibyo.
uburenganzira bw'umwenegihugu icyo ari cyo cyose bushingira ku mategeko. Iyo igihugu cyubahiriza amategeko, ari amategeko y'igihugu, njye si n'umunyamategeko ariko niko mbyumva, ari amategeko y'igihugu, ari amategeko mpuzamahanga kiba cyarasinye cyangwa se ariho, icyo gihe njye navuga ko icyo gihugu kiba cyubahiriza uburenganzira bw'abenegihugu. Uburenganzira bw'abenegihugu ni ubuhe se ubundi? Nk'umwenegihugu cy'u Rwanda ngira ngo uburenganzira bwa mbere yaba afite ni ubwo kubaho k'ubuzima, akavuga ati mfite leta irinda ubuzima bwanjye, ko ubuzima bwanjye butavogerwa, ko ngenda nisanzuye mu gihugu, ku butaka bw'igihugu cyose, nkaryama ngasinzira ntacyo nikanga, hagira utera igihugu, igihugu kikantabara, kigatabara bene igihugu, hagira uwica amategeko mu gihugu imbere, igihugu kikaza kigakiza, kikavuga kiti amategeko agomba kubahirizwa atya n'atya. Icyo gihe umwenegihugu aricara agatuza, akagira ituze. Ubwa mbere njye numva uburenganzira bw'umwenegihugu ari ukugira ituze mu gihugu. Ituze kandi bigashingira ko umuntu afite ubwisanzure, ubuzima bwe butavogerwa. Ubundi burenganzira navuga nk'umwenegihugu cy'u Rwanda bukomeye ni ukugira uburenganzira ku mutungo kamere gakondo. Umutungo gakondo rero nta kindi ni ubutaka. Njye navutse mu Rwanda bavuga bati ndore kwa Mayira, Mayira ni sogokuru w'Umusinga, ati ndore ni hariya, imisozi ye ni n'iyi, iri aha n'aha n'aha n'aha, umuhungu we runaka atuye aha, umugore we nyina runaka atuye aha. Ariko hari mu gihe cy'ubwami, ariko icyo kintu cyariho, abantu bagiraga imisozi yabo, yego n'ibindi bitari byiza byabaga, ariko nibura iyo misozi yabo barayigiraga bakayituramo. Iri iwacu mu Ndorwa. Kugira uburenganzira ku butaka, ubutaka nibwo butuma umuntu bavuga ko ari umwenegihugu runaka. Ushobora no kubugurisha ukagira ute, ariko icyo gihe hari ikindi kintu kibusimbura, wenda ni amazu, wenda ni sosiyete, wenda ni ikintu runaka, ariko nacyo ufiteho uburenganzira. Ndabona navuga ku butaka cyangwa se umutungo bwite. Umutungo bwite ni ukuvuga warubatse nk'amazu, ufite amafaranga mu mabanki, ufite ibintu byinshi, ufite sosiyete. Ibyo byose nibyo byerekana ko umuntu ari umwenegihugu kandi agifiteho uburenganzira. Iyo udafite ibyo, ntabwo wavuga ko ufite nta wapima uburenganzira ku bundi buryo. Ikindi rero nacyo gikomeye ni uburenganzira bwo gushyiraho uburyo igihugu kiyobora, ukagiramo nawe uruhare mu gutora cyangwa gutorwa, ariko ku buryo busesuye kandi butaziguye. Ikindi navugaho nanone ni ukugira uburenganzira, ibyo bita kwishyira ukizana, kugira ijambo, ukaba wavuga icyo utekereza igihe ushakiye, birumvikana wenda bijyanye n'amategeko, bicisha amategeko, ariko nibo mu itegeko shingiro ry'igihugu bavuga ati ko umuntu umwenegihugu afite uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza, bikaba ari byo koko ukaba wakivuga. Ko afite uburenganzira bwo kujya mu mashyirahamwe runaka ukaba wajyamo, ko afite uburenganzira bwo kwiyamamaza agatorwa, ukiyamamaza ntibavuge ngo yangwa ahubwo ngo ujya kuri lisite ngo ibi n'ibi. Ibyo rero iyo mbishingiye ibyo byose bivuze, hari n'ibindi, ariko ibikomeye ni ibyo ngibyo. Iyo rero udashobora kubona uko ubigera, uburenganzira ku butaka bumaze iminsi mubyumva. N'uwo mudamu w'intwari turi buvugeho nawe ngira ngo yabivuzeho. Uburenganzira ku buzima, abantu muzi neza ko barakubwira ati muri Rusizi barashe umuntu, bakakubwira ngo runaka yapfuye, ngo abicwa n'inzara bagira gute. Ibi byose nibyo bituma waheraho ufata uvuga uti abantu bafite uburenganzira. Ku byerekeye gushyiraho ubuyobozi, ngewe ntabwo ku giti cyanjye navuga ko haba amatora asesuye ashyiraho ubutegetsi n'ibiki byose. Ku byerekeye kuvuga, umuntu akavuga ibyo ashaka, umaze iminsi wumva abanyamakuru
uko bigenda, ba Gatanazi, ba Karasira n'abavuga ku giti cyabo batabinyujije ku munyamakuru, nabyo biraruhije. Ejo bundi nabonye bajya gusura nyina wabo wa Idamange, baramubaza bati ese wamenye iby'Idamange yavuze? Arababwira ngo abakuru b'igihugu, abayobozi baje hano barabinyereka bati no kuri telefone. Ubwo wumva icyo bivuga ibyo ngibyo. Ubwo rero ngewe uburenganzira sinabona uko mupima ngo mvuge ngo burahari, ariko nababwiye uko mbubona. Nakugoye, narinzi ko urabona ko hateye ibintu by'ijanisha. Abanyarwanda bari uburenganzira bafite kugira ngo bumve bamerewe neza buri munsi ya 50 cyangwa buri hejuru ya 50. Ntabwo ari ukungora, turi gukora ikiganiro tugira ngo turebe ukuri aho gushingiye. Abanyarwanda bo nanjye mvugana nabo, singerayo ariko mvugana n'abantu benshi, ari abatuye iwacu mu misozi, ari abatuye mu mijyi, ari abasivili, ari abasirikare, benshi turavugana. Ariko icyo nakongeraho ni uko abenshi tuvugana ari uko barebye ukuntu bitamenyekana ko twavuganye. Ubwo rero nabyumva nta burenganzira burimo. Ariko ubwo ushaka iby'imibare, abanyamakuru mukunda imibare, nabonye no mu Rwanda babikunda kujanisha ngo ubu ngubu ngo ubwiyunge bugeze kuri 99, bazi no guteranya cyane. Sinzi, ni abahanga pe, ni abahanga cyane. Ubwo nawe ubikunze rero, reka nkubwire ko ngewe ku giti cyanjye nabaye mwarimu, nize n'ubwarimu, narigisha, natanga amanota nkayatanga, ariko nkurikije icyo umuntu yashubije, cyokora sinatangaga 0. Uwabaga yanditse ku rupapuro namuhaga igice, cyangwa nabona yanditse ibintu nkabona rwose bitumvikana nawe nkamuha igice. Nge rero u Rwanda sindaruha igice kamemu, sindatanga igice, kuko hariho abantu baharanira uburenganzira, hariho ab'intwari, harimo iki, kuko ntanze igice abo ngabo nambarenganyije, ariko natanga 2 ku 10. None Didas Gasana, mbere yuko Victor Safari atubwira niba abona abanyarwanda muri iki gihe, muri iyi minsi, baharanira uburenganzira bwa bundi General BM Emmanuel Habyarimana atubwiye atabona, niba babuharanira, wowe urabona uburenganzira umwenegihugu yakabaye afite mu gihugu cye buhagaze bute muri iyi minsi? Hashize imyaka myinshi abantu bagira icyo bavuga, ariko tuvuge cyane cyane muri iyi minsi. Didas Gasana, turabizi ko ukurikira cyane. Hari n'amagambo aba aguye mu Kinyarwanda kugira ngo umuntu ahe essence anasobanura ibintu neza. Donc ino muvumba ya ntuza y'uburenganzira ya droit de l'homme niho buvugitse neza mu ndimi z'amahanga. Donc ni muvumba nyine yaje nyine kubera nyine ibihe abantu bari barimo, ibintu by'ubucakara, ibintu bya slavery muri Amerika n'iki byose. Donc biza gushyika nyine isi adopta iriya ntuza Universal Declaration of Human Rights iyi mu 1988. Donc harimo amadruwa menshi, druwa yo kubaho, nk'uko Jeanne basobanuye mu kanya, iyo niyo yibanze, druwa yo kubaho, ukagira donc fondation yayo ni uko umuntu avukana dignité, avukana dignité. So mu gihe rero umuntu avukana dignité, hari ibintu agomba guhabwa n'igihugu, cyangwa se si n'igihugu gusa, n'ibirenze igihugu bwabyo, kuko umuntu agira droit not necessarily mu gihugu, ahubwo no hanze y'igihugu, kuko ikintu cy'umuntu bwawe kiri international. Ni mpamvu bumva tuvuga droit international, ni mpamvu bumva abantu bavuga international human rights law. Donc uburenganzira nyine bwo kubaho, bwo kwivuza, bwo gushaka ubushaka, bwo kuvuga ibyo utekereza, bwo kwitoza no gutorwa, ku buzima, uburenganzira bwo kugira ngo kujya imbere y'urukiko ukiregura, donc right to a fair trial, kugira ngo donc kwiregura mu gihe mu buryo bujyanye n'amategeko. Donc izo ni droit zose
ziri mu mategeko agenga u Rwanda, itegeko nshinga ry'u Rwanda, bikaba no muri convention international nyinshi u Rwanda rwashyizeho umukono, harimo uburenganzira nyine buriya bwashyizwe umukono ku rwego rwa Afurika na Nations Unies na convention internationale relative au droit politique civile, kimwe na ntuza na burenganzira bwa économique na social. Donc ni bwinshi rero mu Rwanda rero ukuntu bimeze ubu ngubu rero mu Rwanda ukuntu bimeze ni c'est relatif. Nubaza generali Habyarimana aturenganzira bimeze gute, kubera ko yabaye ya victime wabwo, azakubwira ko ari ahubwo kabiri abihaye kenshi. Nubaza umuntu nka Didas Gasana, kubera ko yabaye victime w'ihonyego ry'uburenganzira bw'u Rwanda, aza buri kuntu abibona, donc ntabwo uzabivuga neza. Nubaza umuntu nka Kagame umubaje uti badure mu Rwanda bimeze bite, akubwira ati nyina aribo hoya, ati ngiye uburenganzira bufite koravuga kare avuga rikijyana. Kagame uburenganzira bufite, Ivan icyo mu uburenganzira bufite, Jeannette Nyiramongi uburenganzira bufite, bazivamo uburenganzira bufite, donc c'est relatif. Iyo relatif rero hari nta guciye mu ijambo Didas Gasana, hari naho abantu bagira bati uburenganzira bwawe ubwanjye buragenda bukagarukiraho ubwa mugenzi wacu butangirira. Icyo ngicyo nacyo ni ikintu gifite ireme dukwiye kumva. Ntabwo rero twavuga ngo yego ibyo ngibyo bibaho, nicyo afande yakubwiye mu kanya, nibyo afande yakubwiye mu kanya, iyo hariho état de droit. Donc kumenya ngo uburenganzira bwawe aho buratangira aho ubwanjye cyangwa se ubwanjye buratangira ngo ibyo ngibyo ntabwo yabwira Diane Rwigara, ibyo ntabwo yabyumva. Ibyo ngibyo ntabwo yabwira Ingabire Victoire, ntabwo yabyumva. Ibyo ngibyo ntabwo yabwira Damanya, ntabwo yabyumva, kubera ko ibyo ngibyo bibaho hano muri Sweden cyangwa se mu Bubiligi aho Victoire ari rwose niko bimeze aho ngaho. Uburenganzira bw'umuntu aho burangirira n'ubundi butangirira, kubera ko hano icyo bita état de droit. Donc amategeko niyo akugenga, niyo agenga imyitwarire yawe, niyo agenga n'ibihano uhabwa iyo warenze iyo overstepinze ukagera iwanjye. Donc mu Rwanda rero kubera ko nta état de droit, iyo uvuze ngo état de droit bavuga ngo amategeko niyo ayoboye igihugu. Ese mu Rwanda ubona amategeko ayoboye igihugu? Niba amategeko atayoboye igihugu rero ntabwo uburenganzira bwawe bazaza babusye kandi ntawe uzarega. Urumva? None se ubu ngubu kankubaza Rwigara harya ko uko byamugendekeye n'abantu baje kubaza no muri press conference babaza umukuru w'igihugu, umukuru wanyu bamubaza ukuntu byagenze, yashubije iki? Abantu bari ku butegetsi mu bihugu hose bakwifuza ko abenshi bakabaye bifuza ko abaturage babo batabona uburenganzira amategeko abagenera. Niko kenshi niko usonye amateka ukuntu ibihugu byabayeho, demokarasi mbere itaraza, ukuntu ibihugu byari bibayeho. Donc abategetsi bakwifuje ko abaturage batabona uburenganzira bwabo. Donc bakwira byose, ari mu buzima, ari mu butaka afande yavugaga, donc ibintu byabo ibyabo. Now impamvu aho babyemera nk'aho n'undi cyangwa se nk'aho muri nuko ubutegetsi buvana ingufu zabwo mu baturage. Donc umuturage akagira contrat social n'umutegetsi, tuzakora ibi ngibi, nanjye nzakora ibi ngibi, nzaguha imisoro, amategeko ukiriho nzayubahiriza. Hanyuma leta nayo ikavuga iti umuturage agomba kumenya droit à la vie, agomba kumenya umutekano, niba agize ikibazo mu butabera agomba guhabwa ubutabera. Izo droit donc bikaba amagirirane. Now mu Rwanda siko bimeze rero, kubera ko nta contrat social iri hagati y'ubutegetsi buri mu Rwanda n'umuturage. Hapana, iyo idahari rero ntabwo iyo idahari, kuko abanyarwanda ntabwo
legitimite y'ubutegetsi dufite mu Rwanda ntabwo buyihabwa n'abaturage, apana. Ariko twibwiriye Dida ko bariya bari ku butegetsi umunsi babugezeho yanyuze mu ntambara, bavugaga yuko icyo bazanye mu Rwanda ari ikitari gihari, ari cyo ngicyo turi no kuganiraho, cyo kugira ngo umuntu icyo akwiye ho kugira ukimuvutsa. Baje bavuga yuko aricyo bagamije, byageze biti kuki cyari ikinyoma cyangwa icyo ni igipindi baje bakabeshya n'abafande Habyarimana bakabayoboka. Ariko kuki wivanamo abanyarwanda bose, kuki wivanamo igihe cyose Dida ni abanyarwanda bose? Urumva nyine baratubeshye turayoboka. Kuko urabona iyo biza kuba mu by'ukuri kabisa ibyo bari bagamije bari babikuye ku mutima. Urumva nta leta n'imwe nzi ibaho usibye Idi Amin na Bokassa bashobora gushingira kuri terror, ku iterabwoba cyangwa se ingufu za gisirikare as an instrument of rule. N'u Rwanda nabonye rwonyine usibye Amin na Ntuza na Bokassa, ahandi hagati tubibonye mu Rwanda. Donc baje hari ibyo baje batubeshya, noneho bamaze gukaba, bamaze gufata ubutegetsi, none tubona ishusho yabo rero. Ariko nibyo bateganyije kuva na mbere. Ntabwo bari bafite gahunda yo kugira ngo baze bahe umunyarwanda uburenganzira bwe. Reka nkubaze, 98 turi mu abantu bari mu nama ya FPR, Muzehe John Nkongori yibariza akabazo, abaza Kagame akabazo atari ko excess, atari ko amafaranga ya FPR, ibintu by'imisanzu bya FPR n'amafaranga ibicuruzi twagiyemo, amafaranga kumutaduha contability kandi icyamare cyacu. None so uwo munsi yarayeho, uwo munsi ntibaraye bamufunze, kandi ubwo ari umuntu. Ubwo turavuga abantu bashinze bya bintu byabo, n'abantu babishinze ubwabo barabizize, bamaze impaka abo ngabo n'ibyo bazize. Donc icyo urimo kuvuga ngo bano bantu ngo baje ngo bafite ku mbunda kubera icyo badaha uburenganzira abantu ntibigize bashaka kuba, kandi babizi ntabwo baba kubera ko nta kontra mufitanye nabo. Didas Gasana, ndaza kugarukaho urakoze. Ndagira ngo Victor Safari utubwire, nyuma y'uko twumvise abakubanjirije bavuga ko ikigero uburenganzira bw'abenegihugu bo mu Rwanda, ikigero bariho, ikigero kigezweho ko kiri munsi y'icya kabiri, hasi cyane rwose, ko abanyarwanda badafite uburenganzira bagakwiye kuba bafite. Wowe rero ndagira ngo utubwire, muri iyi minsi urabona abanyarwanda baremera ibintu bigakomeza kubagwa hejuru, cyangwa baba batangiye kuvuga bati ibi ntabwo bikwiye, baba batangiye guharanira uburenganzira bwabo? Kuko hari n'abavuga yuko ntawe ubushyikiriza undi ku isahani ngo abushyimukirire ku meza. Abanyarwanda bamaze kumva ko bagomba kubuharanira, batangiye kubuharanira, hari ikibyerekana. Nzi yuko ukurikira nawe cyane Victor Safari. Murakoze bwana Jean Claude. Ntabwo njyewe uburyo mbona uburyo abanyarwanda bari kwitwara muri ibi bihe ku kijyanye n'uburenganzira bwabo uko bakagombye kubuharanira, navuga ko ntabwo barabuharanira, ntabwo baratangira, ahubwo ibintu turi kugenda tubona ni abanyarwanda barambiwe, bageze ku kigero cyo gutangira kwerekana yuko hari ibibababaje cyangwa se hari ibyo batishimiye. Ariko kuvuga yuko hari ibyo bari guharanira cyangwa se bashobora gutangira guharanira uburenganzira bwabo, navuga yuko urugendo rukiri rurerure, urugendo ruracyari rurerure, ariko byibuze umuntu yashima yuko mobilizasiyo zikorwa aho ibintu bigeze, ndetse n'ibikorwa na leta nayo ubwayikora, abanyarwanda batangiye kwiyereka yuko bananiwe, yuko hari ibintu batagishoboye kwemera cyangwa se kwihanganira.
kugira ngo rero abanyarwanda tuvuge yuko wenda nanone batari guharanira uburenganzira bwabo, byaba nanone ari ukubakengera, kuko ibintu byose bigira intangiriro. Ibintu byose bigira intangiriro. Ibiri kugaragara ni ikintu kimeze nko guhaguruka, ariko noneho gishobora guhagurutsa abantu ku bwinshi bakumva ibintu kimwe. Muri iyi minsi yose yagiye yishira, leta yatangiye gushyiraho ingufu nyinshi kugira ngo ibashe guhagarika icyo kintu ibona ko gishoboka, ibashe guhagarika abantu bashobora guha abanyarwanda uruvugiro, ndetse bikaba byanatuma bashobora gutangira kwihagararaho bakagira ibyo basaba leta ibagomba, kuko ntabwo ibyo basaba leta ari ibintu badafitiye uburenganzira, ni ibintu bafitiye droit. Amategeko y'u Rwanda arabibemerera. Igisigaye ni uko u Rwanda leta ubwayo ivuga iti amategeko twashyizeho twemere tuyakurikize, tubahe cyangwa se tubagenere ibyo tubagomba, namwe mutugenere ibyo mutugomba nk'abayobozi. Ibyo ni ibintu bishoboka, ariko igihe cyose leta yo ikibaza yuko izabatwara nk'uko yabatwaraga mu myaka yashize, biragaragara yuko nta gihe kinini gisigaye. Victor Safari, dufashe nk'umwaka ushize, guhera umwaka ushize, ibyo twabonye ahitwa Kangondo ni muri Nyarutarama, aho basenyeye bamwe mu bari batuye. Urebye bamwe uko babashije kuvugira kuri mikoro, bakavugira n'imbere ya kamera badahishe isura yabo, nta kintu byaba bigaragaza cy'uko abanyarwanda bumva ko uburenganzira bwabo aribo bagomba kubuharanira, nubwo wenda na n'ubu bamwe bagishakisha basaba yuko niba barasenyewe ntibahabwe ingurane, ariko hari abagaragaje yuko bahagurutse bakomeza no kwerekana impapuro, bati dore impapuro zerekana ko inzu zacu zitari gusenywa mutabanje kuduha ingurane. Si ikintu cyerekana yuko ubwo burenganzira hari abatangiye rwose kubuharanira? Nibyo nk'uko ubimbaza, hari abatangiye guharanira ubwo burenganzira, ariko burya hari ikintu gishobora gutuma abantu bashobora kugera ku burenganzira. Burya ikintu nyamukuru gikomeye ni itumanaho, ni communication, ni media. Iyo rero urebye ugasanga dufite leta ikomakoma uha ijambo wese, umuntu ushaka kugira icyo atangariza abanyarwanda cyangwa se ushaka gutanga ibyiyumviro bitajyanye n'uko leta ibona ibintu, uwo munyamakuru baba babikora nk'umwuga, baba se abantu basanzwe bakoresha izi mbuga nkoranyambaga, usanga leta igenda ishyiraho ingufu nyinshi cyane zo kubabuza kureba abantu no kubavugisha, kugeza ubwo mwabonye nk'uriya mugabo Barafinda Sekikubo Fred, ubu ngubu bamukatiye abashobora kumuvugisha. Ni nk'aho abantu bose bababwira bati ntimugomba kuvugisha uyu muntu, ariko ikibazo ntabwo ari ukuvugisha Barafinda cyangwa kutamuvugisha bizahindura ikintu. Ikibazo ni imyitwarire ya leta ubwayo. Kwibaza rero yuko gufunga abatangaga ijambo cyangwa se abegera abanyarwanda ngo bumve akabarimo, kwibaza yuko bizahaza kugira ngo iki cyuka cy'uburenganzira abanyarwanda bashaka guharanira kizarangire, ntabwo nibaza yuko bishoboka, kuko hashize imyaka myinshi umunyarwanda yaburirwaga irengero, umuntu we agaceceka, ariko ubu basigaye babaza umuvandimwe akavuga ati byagenze gutya, nakurikiranye umuntu yaburiye ahangaha. Hashize imyaka myinshi abantu bashoboraga kubavana mu bintu byabo bakagenda bagaceceka bikarangira kandi bafite n'impapuro. Ubu byibuze barerekana ibyangombwa bakavuga bati njye ko mushaka kunsenyera, njye ko mushaka kunyambura ubutaka bwanjye, mbifitiye ibyangombwa mwampaye. Ni ukuvuga ngo ibyo nabyo bizarenga,
ibyo ngibyo bizarenga, bishobora kurenga ku buryo bizagera ahantu leta idashobora kubasha kuza gusenyera umuntu nka biriya tubona muri za Kangondo. Iyo etape nayo izagerwaho, ariko navuga ko muri rusange abanyarwanda batangiye kugenda bagira imyumvire ikangutse. Gusa icyo umuntu yakwifuza ni uko iyo myumvire ikangutse itagarukiraho. Ni ibintu bitanagomba kuvuga ngo birangiranye na FPR cyangwa se birangiranye na regime dufite mu Rwanda. Abanyarwanda bagomba kwitoza icyo kintu ku buryo n'uwasimbura FPR agomba kumenya ko atazaza ngo bakandagire ku gakano. Icyo niba batakigeraho ni ukuvuga ngo bashobora kuzana none indi regime ibabuza uburenganzira, bazaba nanone basubiye inyuma. Icyo kintu rero ni ukuvuga ngo abanyarwanda bagomba kujya muri dinamizme, muri icyo kintu gikomeza kubajyana kumva ko uburenganzira bwabo ntawe ugomba kubavutsa. Urakoze cyane Victor Safari. Ahubwo aho ngaho uri kuganisha rwose turaza gukenera yuko buri wese agira icyo ahavugaho, kuko niho tuza gusoreza, niho hibanze, ni nayo ntego y'ikiganiro nk'iki, kugira ngo ibintu bizagira ubwo bikosoka, buri wese amererwe neza, ho kugira uwumva atamerewe neza mu gihugu cye rwose. None rero uyu munsi byamenyekanye yuko RIB, Rwanda Investigation Bureau, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'iperereza, yuko cyataye muri yombi Madame Yvonne Idamange Iryamugwiza. Mbere yuko tuvuga ibijyanye n'ubutumwa, ibikubiye mu butumwa amaze iminsi atangaza, ndagira ngo mbabaze mpereye kuri General BM Emmanuel Habyarimana, itabwa muri yombi ry'uyu mudamu Idamange, mubyumvise mwabyakiriye mute? General Habyarimana. Urakoze umunyamakuru Murindahabi. Nkimara kumva ko inzego za polisi n'umutekano zagiye gufata Madame Idamange, ndetse hari n'akaudio kasohotse kari mu rusaku, niba ari amajwi ye nyabyo byose nabyemeza, ariko byavugaga yuko harimo gutaka no gutabaza kwe, niko abagasakaje hirya no hino bavugaga n'ibyo uvuga. Ariko njyewe byambabaje ko afatwa kuri buriya buryo, ariko nanone kandi ntibyantangaje, kuko leta yo mu Rwanda y'iki gihe ntihari gushobora kwihanganira umuntu utangaza ibitekerezo by'ukuri nka uriya mudamu amaze iminsi atangaza. Ubu rero nabyumvise ndababara, ariko kandi nanumva ko ariko byari kugenda. Ndanishima nanone kubera yuko ni igikorwa cy'ubutwari yakoze, kandi agikora kiyemeje, atangira gahunda, ayitangira yiyemeje, arayisobanura, kuko uriya mugore ni umuhanga cyane, ni umunyabwenge, afite ubushishozi bukomeye, kandi akunda igihugu, yaranabivuze akunda n'abanyarwanda, yagiye abisobanura neza. Wenda ubwo tuzagira igihe tubiganireho. Rero we igituma ari byiza nishimiye ni uko bamufashe yarangije, yashoboye kuvuga, gutanga ubutumwa bwe, yatekerejeho, yizeho, kandi yiyemeje gutanga ubutumwa. Rero nka buriya ni nk'uko nawe ukora itangazamakuru, iyo urikora ku buryo buri bwo, uba uzi ko ushobora no kugira ikibazo naryo, cyane cyane mu bihugu nka biriya by'iwacu biteye uko biteye. Rero icyashimishije ni uko agiye yafashwe, ariko yarangije gutanga ubutumwa bwe. Birumvikana birababaje kuko yafatiwe ubusa, yafashwe ari umwenegihugu utanga ibitekerezo bye, usobanura ibintu bye, uvuga uko u Rwanda rumeze, kandi ntacyo yahimbyeho, nta n'icyo yabeshye. Ibyo ni akababaro, birababaje. Ariko njye byari kumbabaza iyo aza gufatwa
ataratanga buriya butumwa yatanze uyu munsi. Byanshimishije no kuba nubwo bari kumukorera nabi nk'umunyarwanda, nubwo bari kumugirira nabi, bakaza kumutesha umutwe, bakamufatana ari mu nzu n'abana be, bakabahahamura bakoresha violence uko bisanzwe, ariko nibura yarangije mu butwari bwe bwose, yarangije gutanga ubutumwa bwe uko yabutekereje. General Beme Emmanuel Habyarimana, mukayendaza kugaruka ngira ngo numve nawe icyo uvuga cy'ibanze ubona mu butumwa bwe. Hashobora kuba hari byinshi, ariko icyo wumva cy'ibanze buri uko muri abatumirwa batatu buri wese rwose icyo kintu ndagira ngo tukibandeho, kuko kiri no mu byatumye uyu munsi mbasaba yuko mwakwiga mu mwanya mukaza tukaganira. Nicyo tugezeho rero. Madame Yvonne Idamange Iryamugwiza ni umudamu warokotse jenoside yakorewe abatutsi, akaba ari umubyeyi ufite abana 4, aho avuga ati kugira ngo mpaguruke niyemeze gutanga ubutumwa mbona bufite uburemere nk'ubu, hejuru y'uko mfite abana nkunze nifuza kurera, ariko nzi ingaruka bishobora kugira yo kuba navuga icyo ntekereza, akavuga yuko byamwanze mu nda, akumva byanze bikunze agomba gutanga ubwo butumwa. None Didas Gasana, wakoze inyandiko nyinshi cyane ku bijyanye n'ingingo zinyuranye zirimo mwene za zindi abantu batinya kuvugaho, bakabigumana mu mutima, bikabanga mu nda, hakazagira ubwo bazabivuga, ariko hari ingingo zimwe na zimwe watinyutse kujya wandikaho, hari ibijyanye izirebana na jenoside. None nagira ngo nkubaze, kuko ibyo byose uriya Madame Yvonne Idamange yabivuzeho, wowe ubona uburyo yabivuzemo yabavugira abanyarwanda miliyoni 10 tubona? Ndashaka kuvuga kuko hari abanyarwanda benshi bababajwe n'ibyo bumva ari kubavugira, bumva yarababereye ijwi. Ukurikije uko wagiye uganira n'abaturage, kuko wakoze mu itangazamakuru igihe kirekire, umwumvise inshuro 2 3 enye, uriya mudamu wavuga ko ubutumwa bwe bufite ireme, harimo ibintu bifatika koko byo kuvuganira abanyarwanda. Didas Gasana. Yes, absolutely harimo kuvuganira abanyarwanda, kuko ntabwo ibyo avuga ntabwo ari we ubirivinga wenyine, hari kubibamo hari n'abandi banyarwanda bameze nkawe, donc peut-être badafite izo smartphone zimujyaho, abantu bajyaho nk'ibyuma byanyu mukoresha, bakafata amajwi bakabitangaza abanyarwanda. Umuturage uri Nyakizu cyangwa se uri Ngororero sinzi ko afite ubwo bushobozi, donc aravugira abanyarwanda, absolument aravugira abanyarwanda, ariko umubare w'abanyarwanda uvugira mu kose ntabwo harimo, hari abatamwibonamo definitely, ntabwo sinyega ko Ange Kagame yabona ko amuvugira, donc hari abavugira ariko benshi, abavugira nibo benshi. Ariko ikibazo kikavuga kiti ntabwo eske iyo ugiye kujya mu nyanja kugira ngo utazi how deep, utazi ukuntu inyanja ubujya munsi yabwo, sinzi deep ukuntu inyanja ireshya, ntabwo ushobora amaguru yombi, ubanza ugashyirayo kumwe kugira ngo wumve utarohama. Nkaba nkeka rero ko buriya nubwo avugira abanyarwanda, cyangwa se yavuze ibibazo abanyarwanda bafite, hari aho kuko hariyo uba watatse, donc yatatse base politike y'iriya ngoma bishingiye. Iyo watatse base politike y'ingoma ishingiye, hari ibintu bibiri, hari strategy hari na tactique. Strategy ni uvuga ngo ni A kugera kuri Z, A B C D kugera kuri Z, iyo ni strategy. Ariko muri tactique uva kuri A kugera kuri B, kuva kuri B kugera kuri C, kuva kuri C kugera kuri D. Ntabwo nzi ko rero ntabwo nzi ko mu by'ukuri wavuga uti reka nkubite nk'ukuntu yakubise, akubite pepe akubita ahantu kandi hababaza cyane, ukubita iriya leta uri mu Rwanda. None se hari umuntu erega bya dukwiyahura,
bya no kwiyahura bisika bya no kwiyahura naguciye mu ijambo kuko urakomeza Didas Gasana ndi kumva uko bisobanura hashize imyaka igiye kuba 27 ishyaka rya FPR riri ku butegetsi abantu bakunze kurinenga abantu buriya butegetsi bagiye babusaba yuko hari ibyo bwahindura kugira ngo abanyarwanda bamererwe neza baba bari mu mashyaka baba bari muri societe civile byaba ibihugu by'amahanga yaba n'imiryango mpuzamahanga twagiye tubona amaraporo yasohoye uyu munsi yavuze ati narababwiye mu magambo yayandi y'ubupfura yo kurenzaho natekereza ko mwarabyumvise mwica amatwi none ndagira ngo mbabwire ntobore yarageze kuri Z kuri we yuvaga igihe cya Z cyageze nyuma y'imyaka hafi 27 iyo Z wowe urumva itaragera Didas Gasana ntabwo iragera kubera ko none se erega uri umunyamakuru buriya mu itangazamakuru barakubwira ngo mu byo mwize barakubwira ko nta nkuru ukwiye gupfira nta nkuru ihwanye n'ubuzima bwawe kuko numara gupfa se uzaba utacyanditse uzaba utakivugiye kuri radiyo donc uvuga ngo ugomba kuvuga uvuga ariko ahangaha nubwo ibintu mvuga ari byo eske ubu nimpfa cyangwa se we ntabwo bazamwica of course wowe byarangiye ntibashaka kumwica impossible bazamufunga ariko kumwica byo ntabwo birimo ariko se ubwo n'ufungwa n'ubu uri muri gereza ya ntambaro rwanira abanyarwanda uzayikorera mu gihe uzakoreramo iki ngewe uko mbyumva nka Didas uramutangiye progressive ukirinda ko cya kintu ushaka kugeraho waha leta y'u Rwanda impamvu yo kugufunga cyangwa se impamvu yo kugira ngo igucubye donc iyo niyo tactique navuga ngewe erega biriya ndemeranya nawe ko yagize kuri Z biriya n'ubusazi impamvu ngo n'ubusazi no kuvuga ngo nta muntu uyahura muri feruje abibona feru donc umuhanda uragiye n'ubusazi ubwo busazi bugaterwa n'uko umuntu aba yageze avuga ati ndarandaniwe sinshobora kwihangana aho nibo abanyarwanda bagize ibyo ntabwo mbyanze aho nibo abanyarwanda bagize ni benshi ariko nubwo bageze aho hantu hagoye bumva ntacyo bakibereyeho bumva bakwiyahura bumva bakwataka bateriwe ku karere bakwataka system ukuntu imeze utarebye ingaruka biri kugeraho nabwo ntabwo wambwira ko ari strategy ngewe ku bwanjye nkavuga nti ese ko ari benshi bameze kuriya kuki atari benshi bavuga kuriya hari abanyarwanda bameze nk'abe ni benshi ariko se kuki ari bake bavuga kuriya nubwo nkabanyeka ko ibintu byose ni imibare politike ni imibare waravuga ko atari politike mbo umva Dida mugenda kugarukaho iriya ni politike nuko nguko ubyumva turaza kumva icyo abandi babitekerezaho kuko yivugira ko ari intwara yari iyi ngiyi ari bibi none se birasi politike mbo icyo washatse kudusobanurira turagushimiye cyumvikanye n'icyo kuvuga uti buriya umuntu agomba kureba uburyo bwiza ari bubashe kugenda aharanira bwa burenganzira twavuze ariko ku buryo mu kubuharanira mbese bitari bumuberemo ya mvune imubuza gutambuka imubuza guhaguruka agakomeza rwa rugendo nuko nguko soza igitekerezo cyanjye ugomba kumenya ngo bariya abantu iriya leta yataka erega nuvuga ngo yaje gukomanga mu rugo yitwaje inkota
cyangwa se yitwaje imbunda. Donc urukomangira umuntu mu rugo witwaje imbunda, umuntu usanze mu rugo arabizi ko ugiye kumurasa, aribona ko ugiye kumurasa. Tugomba no kumenya ngo iriya leta tugomba kwisigira icyuho, kwisigira icyanzu. Abantu baje kuriya abantu bazicana, leta y'abamara, kuko ntabwo ushobora kujya kwataka umuntu mu rugo kuko ntakuye ko yatatse base politike y'ubutegetsi buri mu Rwanda. Kagame n'abantu bahari barabibona, baravuga bati abantu tugize bayidamange 6, 7, 8, 10 iriya leta abantu y'abamara yabica ikabarangiza kuko batatse baratewe. Iyo utewe rero witabara, kandi iyo witabaye ntacyo usiga inyuma. Ugomba kumenya rero ngo n'abantu barwanya ubutegetsi bagomba kugira ikintu basigira, bagomba kugira akantu basigira opening, gusigira bariya abantu bari ku butegetsi, kubasigira ahantu bakumva ko batari straight, bakumva ko batagiye gusubira i Bugande cyangwa se batagiye kwicwa. Niyo sansi nyibiboneramo ngewe. Didas Gasana tugiye kumva niba babibona nkawe. General BM Emmanuel Habyarimana, waba ubibona kimwe nka Didas Gasana uvuga ati nubwo ibibazo biriho ariko igihe cyo kugira ngo abantu babivuge nk'uko Idamange yabivuze muri iyi minsi, Didas Gasana asanga hari uburyo bundi gukora, mbese mu nzego byari gukorwamo ngo umuntu ntayitagera, ntave kuri A cyangwa B ngo ahitagera kuri Z. Mwebwe murumva uriya mubyeyi yabikoze mu buryo mwumva bikwiye muri iki gihe n'abandi bose bakwiye kubikora gutyo, cyangwa murayibona nka Gasana? General Habyarimana. Icyo nemeranywa na Gasana ni uko buriya buyobozi bwa Kigali bwa Kagame n'abafatanyije nabo ari ubuyobozi bushingiye ku iterabwoba. Ntibutinya kwica umuntu, ntibutinya guhotora uwo ari we wese bubona yuko abangamiye inyungu zabo. Ibyo byo birazwi kandi bwarabigaragaje inshuro nyinshi. Ariko nanone urabona iyi myaka yose ishize abantu bagiye babona ibibi byinshi. Abanyarwanda barapfuye, barishwe, abandi barahunze baturutse igihugu, abandi baricwa n'inzara, abandi banyazwe amasambu yabo, abandi banyazuzwe ibintu byabo, ni imitungo yabo ari imitungo y'amazu, inyubakwa n'amafaranga yo muri za finance. Abandi bateshejwe agaciro ku buryo bunyuranye. Ibyo rero kuba umuntu ageraho akavuga ati bigomba kugera aho bihagararira, kuko nabo baciye umurongo utukura bavuga ati uzavuga ko Kagame agira icyo atakorera neza abacikacumu, atabarengera, atari utumye babaho, ati uwo muntu azaba ari umwanzi w'Abanyarwanda. Ntabwo navuga ati nibura azaba ari umwanzi wanjye n'abo dukorana nabo, aravuga ngo ni uw'Abanyarwanda kandi ari nabo barengana. Akavuga ati umuntu noneho wundi uzavuga yuko nica abantu, nkora nabi, nkora Abanyarwanda banaba nabi bo kuri Rusizi n'ahandi, ati uwo ngo azaba ari umwanzi w'u Rwanda kuko azaba ari interahamwe. Ibintu byinshi bishingiye ku buterabwoba byabayeho, biriho kandi n'ubu ngubu n'ibindi byinshi. Turakumva rwose, ndacyakomeje. Rero nkabona yuko uko yatanze imirongo itukura ko bazayirengaho atazabihanganira, ndakeka ko n'Abanyarwanda nabo bamaze kurabona ko hari imirongo itukura nawe yarenze ikabije. Ariko babarira gatoya, icyo yita imirongo itukura ukurikije uko ubibona ni ibyo adashaka cyangwa ni ibyo amategeko adashaka? Ibyo adashaka na Gasana yabivuzeho, avuga ati inda y'ingoma, ati ni ukuvuga ko Kagame akora ibi n'ibi, cyane cyane abikorera abacikacumu. Ibyo ngibyo iyo bivuze uba ukoze ishyano. Iyo uvuze ko Kagame wenda yishe runaka nka ofisiye runaka kandi nyamara yaramurengeye, yaramurinze, uba ukoze ishyano. Ibyo yita rero imirongo ni nk'iyo ngiyo, ni nka biriya yagiye uriya Patrick Karegeya, kubera ko yari atangiye kuvuga ati ibi n'ibi u Rwanda rugomba kugira demokarasi abantu bakangana, akavuga ati ingoma iriho, kandi nawe yarayigize nk'uruhare,
akabona ko ibyo bintu atazabikira akomeje kubivuga. Icyo gihe rero ni ukurenga umurongo, nibyo yita kurenga umurongo. Noneho we iyo mirongo ye ni ukuvuga mbese ikintu cyose, kuko ubutegetsi bwa Kagame bushingiye ku kiba. Aravuga ati njye nahagaritse jenoside, abacikacumu batamfite bashira, mbuze interahamwe gukora ibi n'ibi, ntari interahamwe zamara abanyarwanda. Ariko ntashaka ko hagira uvuga ati nawe wishe aba n'aba ku Kigeme, nawe wishe abasenyeri, nawe wishe miliyoni z'abantu aha n'aha. Iyo utangiye kuvuga ibyo aravuga ati ni double jenoside. Watangira uvuga uti ese abacikacumu aba n'aba ko bapfuye bazira ibintu byabo, ati nawe uri umuhezanguni. Ibyo rero iyo bigiyeho uburenze umurongo kuri Kagame. Ariko rero n'abanyarwanda batangiye kuvuga ati none se Kagame ko ari kutubuza imirima yacu, akatubuza amasambu yacu, akatwaka amazu twubatse, akatubuza kuvuga, akatubuza iki, we ntarenze umurongo. Kuki se we wafite uburenganzira bwo kurenga umurongo ukanyaga abantu kugeza igihe bashiriye? Nibyo gituma rero nemera ko uriya mudamu uvuga ati Kagame ntafite uburenganzira, so wenyine ufite uburenganzira bwo kurenga imirongo abandi ntibayirenge, cyane cyane iyo adukandamiza, iyo dutera ubwoba, iyo tunyaga ibyacu, iyo tubuza kuvuga, iyo tubuza gutekereza. Ati ibyo ntabwo dushobora kubyemera. Uwo murongo rero na Kagame n'abakorana nabo barenze. Uriya mudamu akaba yiyemeje kuvuga ati nanjye simbemerera ko bawurenga, ahubwo ndagenda mbabuze gukomeza kuwurenga. Ibyo ngibyo ngenda bishyigikiye, nta kindi gihe cyabaho kitari iki. Victor Safari, wowe wumvise ibyo yaba Didas Gasana yaba ibyo General Emmanuel avuze, wumvise yuko hari aho batandukaniye, ariko ikibazo gikomeye nicyo kuvuga ngo uyu munsi byagenda bite kugira ngo ibibazo biriho bivugwe, ababifite mu mitima babivuge. Ese ni ugutoranya amagambo runaka, ese ni ukuvugira mu kinyiranyindo, ese ni ukuvugira mu mvugo ififitse, ese ni ukubivuga nka kuriya kwa Madame Yvonne Idamange? Victor Safari. Murakoze bwana Murindahabi, nshimire na bagenzi banjye intervention zabo bakoze. Gusa tubanze twibukiranye yuko constitution y'u Rwanda iduha uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Kuva rero dufite amategeko avuga yuko dushobora gutanga ibitekerezo cyangwa kuvuga uko twumva ibintu, nta gihe ayo mategeko agena, nta gihe bagena. Ntabwo bavuga yuko bizaba byiza ari kuvuze nyuma y'imyaka 2, ntabwo bavuga yuko bizaba byiza ari kuvuza ari ku cyumweru. Ni ukuvuga ngo dufite uburenganzira bwo kwexprima cyangwa byo kuvuga icyo dutekereza nk'abanyarwanda. Nje ngarutse ku byo uriya mubyeyi yavuze, Idamange Yvonne, igihe cyari kiriya. Tumaze igihe kinini dukora ibiganiro tuvuga tuti hari n'abafite ibiganiro emisiyo zitwa igihe n'iki. Nta kindi gihe cyari gihari, kuko wowe ubwe ibyo yakoze uyu munsi yababwiye ati nabanje kubacira amarenga, nakoresheje imvugo mbona yoroheje kugira ngo ndebe ko mwakumva ibintu, ariko ntabwo mwigeze mubyumva. Uyu munsi arababwira ati noneho ngiye kubabwira uko mbona ibintu, ariko nanone hari ikindi kintu tugomba gutekereza. FPR itera muri 90, ntabwo umuntu ashobora kwicara ngo avuge ngo ntabwo cyari cyo gihe. Igihe cyari icyo bateye, niko igihe cyari kimeze, niko igihe cyabiteganyaga, niko igihe cyabyemeraga. Hari abajya bavuga yuko ngo hariho hashakwa ibisubizo mu bundi buryo bw'inzira y'amahoro, ariko umbabarire ntabwo ngira ngo tugaruke kuri ibyo bya FPR bizajya cyabyo. Ahubwo nibyo baze mbuhaye nk'urugero nko kuvuga ngo igihugu kiyobowe n'umurambo, niba bifitiye gihamya abantu babivuga, si umwe si babiri si batatu, niba babifitiye gihamya ibyo ngibyo bashobora kubihagararaho bakaba bafite n'uko babisobanura. Ariko bibaye atari byo, njye ntabwo ndi hano mu kiganiro ngamije kugira ngo mvuge ngo icyo uriya yavuze si cyo, icyo uriya yavuze nicyo, ahubwo no kugira ngo tuganire twumve nk'ibyo bintu uburemere bifite. Mubyumva mute?
mubyumva mute amagambo yavuze afite uburemere niba niba bifite ukuri umuntu afite kuba yanabivuga murabitekerezaho iki tuganire rwose uri umuntu mukuru bwana Murindahabi tujye tubanza tumenye n'igihugu cyacu dufite igihugu kiri fragile ku buryo niyo ikintu cyaba ukuri ntago nibaza ko ukuri nka kuriya kuvugwa muri buriya buryo ku bindeba ngiye ku giti cyanjye u Rwanda rufite institution nubwo wenda tuvuga tutari byo tuyinenga ariko hari n'uburyo ibintu bikorwamo nkaba nibaza yuko niyo twavuga ko dufite uburenganzira bwo kwexprima n'amategeko abitwemerera hari ibyo mbona ko natwe wa mugani dushobora kurengera nje ntabwo rero nshobora kwinjira muri ibyo bintu byo kubika umuntu nta n'uwo nabyifuriza kandi ntabwo nibaza ko ku bwanjye kubindeba ngiye personnellement ntabwo nibaza ko ari imvugo nziza ariko ibyo ngibyo nibaza ko buri wese afite bwa burenganzira tuvuga nyine bwo kuba yavuga ibyo ashatse ariko hari n'ibyo umuntu agomba kuvuga afite ibimenyetso ariko reka gusa kuri ruriya rwego hari akantu gatoya ngira ngo wenda udufashe tubyumve neza ku munsi wa none bamwe iyo twumva hari abavuga ko umukuru w'igihugu yapfuye ubundi tukamubona mu mashusho yayoboye inama cyangwa yazigiyemo njye ndibaza nti ese ubundi bibaye ari byo umuntu atakiriho kuko twese tuzapfa umuntu abivuze kuriya byo hari ikibazo cyakabaye kibibamo kuri njyewe ndavuga kuri njyewe haba harimo ikibazo kuri njyewe haba harimo ikibazo kuko bwana Murindahabi umuntu uvugwa n'umukuru w'igihugu nubwo twakwemeranya nawe cyangwa tutakwemeranya nawe ariko dukurikije fragilité y'igihugu dufite hari uburyo abantu bagomba gutwaramo ibintu icyo cyo cy'ubuzima bw'umukuru w'igihugu rwose ntabwo ari ikintu ntindaho usibye ko njyewe nta nubwo nemera ko adahari kuri njyewe ntabwo nemera ko adahari kuko ntabwo ari kuriya bitangazwa gusa Jean Claude abantu bahereye mu mbabare ntambikire gatoya bahereye kuri situation yari ihari gestion y'iyi crise y'ibya corona n'ibindi byose uburyo u Rwanda rwajeye iyi crise gestion yayo yanganaga n'intege z'igihugu dufite ariko tukaba dufite n'ubuyobozi budashaka kwemera intege nkeya zabo ndaguha urugero rworoshye cyane fata mu Bufaransa cyangwa se dufata no mu Bubiligi hano mu Bubiligi bashaka bafite nk'abaganga wenda bageze ku 300 b'abaganga abayetsanyate ntabwo mbizi bashaka kwenda kuba bageze nko kuri miliyoni cyangwa se n'abayinfirmieri ufashe igihugu nk'u Rwanda ukavuga utse dufite abaganga bangaye ntabwo dufite abaganga barenze 50,000 ari ahantu bafata ubashyire kuri 15 miliyoni ya population ufate ibitaro byacu dufite urebe capacité ya gestion y'iki cyorezo muri bihugu byabaye ikibazo gikomeye twebwe biramutse bitugezeho nk'ari muri kiriya gihugu cyacu tunemeranye ko tudafite intuza tudafite na chambre zagije zo kwakira abantu dufite CHK dufite Roi Faisal twakwakira abantu bangahe twari dusanzwe dufitemo bangahe abandi bagomba kujamo n'abandi niki donc gestion yo rwose gestion ya biriya bintu nisa nkaho bashatse kuvuga yuko umuntu adahari niki ariko voilà uza uburemere bw'ikibazo buraremereye ndagira ngo ugifite ijambo tubwire ibi bihe abanyarwanda bagezemo ni igihe cyo kugira ngo bavuge icyo bafite ku mutima nka kuriya kwa idamange gira icyo bitubwira noneho tugane ku mwanzuro tureba uko abanyarwanda bakwitwara kugira ngo ho kugira abantu b'inzirakarengane babigwa bwana Murindahabi ikindi cyo gihe cyo kugira ngo abanyarwanda bakomeze kubera ko bisanzwe bivugwa ariko nicyo gihe cyo kugira ngo abanyarwanda bakomeze basabe leta ibyo itubahiriza gusa uburenganzira bwawe
ntabwo bifata igihe iki n'iki. Njye nibyo navuze, niba hari ikintu ngomba uyu munsi, duruwa zanjye hano mu Bubiligi, niba hari icyo leta ingomba ni uyu munsi. Ntabwo niyo batabinkorera uyu munsi baranga tuzagaruke ku itariki ngiyi ibintu ibi ni bizaba byakozwe. Ariko ntabwo nshobora kwicara ngo ndegereze ngo nzabaza mu mezi 3, ngo nzabaza mu mezi 4. Ikintu mfite uburenganzira, ngifite uburenganzira none. Abanyarwanda rero ntabwo ari ikibazo cy'uko ari uyu munsi gusa, ari iki gihe. Tugomba kwicara tukavuga tuti leta y'u Rwanda ni icyo abanyarwanda batakoze ngo bayorohere. Njye ndavuga nk'umuntu uri muri opozisiyo, muzi amabarwa tumaze kwandikira iriya leta tuyibwira tuti nyamuneka ibyiza nuko abantu bakwicara bakaganira bagashaka ibisubizo by'ibyo batumvikanaho. Ubwo buryo niba budashoboka akaba ari ubundi buryo bushobora. Mbabariya gato, niba umuntu w'umubyeyi nkuriya wivugira yuko atasanzwe muri politike, atari no muri ibi ngibi by'amashyirahamwe aharanira uburenganzira cyangwa mu bintu bya sosiyete sivile, uwo ubwo akaba avuga ati njyewe ndihagurukiye na Bibiliya yanjye, ubwo si uko abona abandi batari gukora ibyo bakabaye bakora uko bikwiye. Usoza kuri iyo ngingo kugira ngo tujye ku mwanzuro, nturi mu bantu se nibura bamushima bavuga bati turamushimye kubera ko akoze ahubwo ibyo abandi bakabaye bakora bananiwe batinye. Kumushima byose nshobora kumushima binahagije, kubera ko ibyo yakoze biri ku rwego rw'ibyakagombye gukorwa na buri munyarwanda. Iyo ataza kuba wenyine, akaba ari abanyarwanda benshi 3, 4, 5, 7 bavuga bashitse ubwa muri kiriya gihugu, wenda hari igihe leta ari ibyo yakumva. Kuba rero yakoze ibyo abandi wenda wa mugani batari kubasha gukora, nibyo hari ibyo nshobora kwemera nkavuga nti ku rwego wenda abavuga ko baharanira impinduka mu Rwanda hari aho bagereje, ariko abanyapolitike bo bagenda mu zindi nzira. Uriya mudamu nk'uko yabivuze rero ntabwo ari umunyapolitike, yagiye nk'umuntu uvugira abantu bitewe n'amarangamutima n'ibyo yabona kuri tele n'uburyo yumva afitiye agahinda cyangwa se urukundo akunze sosiyete nyarwanda. Ntabwo rero nshobora rwose muri ndabi tutaza no gukora icyo kintu, sinshobora kumukompara n'ibikorwa by'abanyapolitiki, hatazagira n'uvuga ati ibyo yakoze bijya gusa nk'ibya politike cyangwa nk'ibindi. Bamuvane muri iyo nzira, yavuze ko atari umunyapolitike. Mufashe rero nsoza no kumuvanga n'ibyo twebwe twiyemeje, kuko twe twiyemeje guhangana n'iriya leta. Ndabashimira. Ahubwo kubera ko tugiye ku mwanzuro nkaba ntari bukugarukeho, ndagira ngo bagenzi banjye niba bari busoze unyemerere Victor Safari, kuko nawe uri mu bantu bari mu mashyaka. Murabona aho ibintu bigeze, kuko umwuka turawubona, tutubwizanye ukuri tudaciye ibintu ku ruhande. Umwuka uragaragara muri iyi minsi rwose. Twarabibonye ko n'abari imbere mu gihugu abantu batangiye ubona yuko hari ibintu bibarimo bibaremereye bibabaje bashaka kuvuga. None ariko babivuga ukabona ko hari abandi batishimiye ko bavuze ikibababaje. Ibyo bintu iyo bimeze gutyo, twese turi bakuru, mwagiye mubona yuko biteza umwuka, iyo abantu batawucunze neza bishobora kubyara akaga. Ndagira ngo ufate iminota 2, n'abandi niko bari bubigenze, utubwire byagenda bite kugira ngo uwo mwuka mubi hazagira ikiwucurutsa n'ibisubizo biboneke bidahitanye abantu. Igisubizo kiroroshye, birashaka ibintu bibiri gusa. Birasaba ubushake bwa leta, icya kabiri bisaba ni ukumva abanyarwanda. Kumva abanyarwanda byakorwa na leta iriho. Mu gihe leta ivuze iti tugiye kubatega amatwi, twumva ibyo musaba, ariko natwe tubabwira ibyo tubasaba, kuko ntabwo ari abanyarwanda bonyine basaba, n'abari ku butegetsi bafite ibyo basaba.
noneho tukareba bakavuga bati ibyo mudusaba dore ibishoboka ngibi, dore ibyo twahara ngibi, dore aho tutarenga, wa mugani uwo murongo utukura wabo sinzi uko bazawuca. none natwe tukavuga tuti kugira ngo turinde u Rwanda ibihe bibi aho ruri kugana uko bigaragara, cyangwa se twirinde ko twakongera kugira ibihe bibi bikomeye mu mateka y'Abanyarwanda, dore natwe Abanyarwanda icyo dushobora guhara, dore icyo twarekera leta kugira ngo ibintu bigende neza, twirinde kongera gusenya igihugu, dore ibyo tubarekeye kugira ngo twese tugire amahoro, dore namwe ibyo muvuga bishoboka, none turebe uburyo ibyo bintu twabigeraho. Ubushake bwa politike, gutega amatwi Abanyarwanda, ikibazo gishobora gukemuka. Ndabashimiye. Urakoze cyane Victor Safari. Muri make rwose utubwiye wowe uko wumva hakoreshwa uburyo bwatuma ibibazo bikemuka kandi mu nzira nziza idahitanya Abanyarwanda. Didas Gasana, ubutegetsi buriho mu Rwanda sinaba nkabije mvuze yuko nawe hari icyo ubuzi kubumenya kamere yabwo, urabona byagenda biroroshye kuko hari n'ubundi butegetsi busa nabwo watanzeho n'ingero bwagiye buhindurwa, ariko urabona ubwo mu Rwanda bishoboka ko bwahinduka ku magambo gusa, ku magambo, abantu badahagurutse nko kuri ya Idamange yahagurutse ku magambo ngo nyamuneka bategetsi bacu dore ibyo twifuza, dore ibyo tubona byafasha igihugu. Imvugo irahagije kugira ngo ibintu bikemuke Didas Gasana, ariko nanone se byagenda bite kugira ngo bikemuke u Rwanda rutongeye kujya mu icuraburindi? aba basore baje batitwaje Bibiliya, baje bahanganye na Fande Habyarimana, barabizi, ntago baje bitwaje Bibiliya. Ntago rero ibintu by'ibigambo by'abakora ku butegetsi, ariko nanone gomba kumenya, tugomba kureba afe turabona ino miryango nka RPF cyangwa se nka NRM cyangwa se nk'ibintu nka Frelimo muri Mozambique cyangwa se nka Cuba cyangwa se Nicaragua, ntabwo ino miryango ipfa gutakaza ubutegetsi mu buryo bworoshye. Wowe ikintu kuba urimo uribaza ngo ubutegetsi ushaka kuvaho, uravuga abari ku butegetsi cyangwa uravuga ishyaka? Kuko niba ari ishyaka FPR kuva ku butegetsi byo bizatwara imyaka myinshi cyane. Icyo abanyapolitiki bakunze kuvuga ni ikijyanye no guhindura ubutegetsi, hakajyaho ubutegetsi Abanyarwanda bumvikanyeho bwatuma Abanyarwanda bose bamererwa neza. Ndavuga uko abari baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bakunze kubivuga mu maraporo bakora, n'ibyo tubona abatavuga rumwe n'abari butegetsi bavuga yuko hakwiye kujyaho ubutegetsi bwatuma Abanyarwanda bamererwa neza, Abanyarwanda bumvikanyeho. Nicyo ngicyo bavuga, ni uguhindura uburiho. Nicyo abanyapolitike batavuga bumwe nabwo bavuga. Ntabwo ari ukuvuga gusa ngo hahindutse wenda uwari perezida, oya. Icyo abanyapolitike numva buri munsi bavuga ni uguhindura ubutegetsi, hakajyaho ubwumvikanyeho n'Abanyarwanda. Tubwire rero, byashoboka kuye buryo? Ntabwo byashoboka. Ibyo abanyapolitiki bari kuvuga abo ngabo ni ibinya, no gutera ibinya Abanyarwanda. Naho bibonera, naho uzabibona neza, bose barashima Idamange, ariko nta muntu ari mushiti wanjye Victor uri mu Bubiligi, ari na mushiti wanjye Afande uri mu Suisse, nta muntu uvuga ngo njye kujya mu Rwanda ko nk'ibyo Idamange yakoze. Urumva? Nabo baremera ko ibyo yakoze mu by'ukuri, donc nabo baremera ko yiyahuye. Kugira ngo ubundi tugize nka Idamange nk'ijana magana ngahe, ntabwo ari uko babivuze. Ntabwo bavuze ko yiyahuye, bavuze ko yakoze ubutwari, ko igihe kigeze cy'uko Abanyarwanda bakwiye kuvuga ngo turabyanze, kuko Idamange yaravuze ngo turabyanze. Wowe rero twibwire, urabona byagenda gute? Uko byakemuka ari uko wowe na Vanessa Emmanuel na Ntuza na Victor na Didas Gasana twese twumviye kimwe nk'uko Idamange abyumva, twese tukajya mu Rwanda tukabivugirayo, ariko ibyo ntabwo bizabaho. So icyo nakubwira ni uko njye uko mbibona ni uko FPR ntabwo ushaka kwemerera ko donc
bano bantu baza bakayicara uhinga nyuma nk'abantu nk'abayidamange n'abandi cyangwa se n'amashyaka arwanya ubutegetsi ari hanze aha ngaha cyangwa se n'ibyo kuvuga mu kanya, ahubwo ndakeka ko ubwayo izo opening up ireke abana, ireke bamwe muri mu barwanashyaka bayo bazamuke bavuga nk'iby'idamange, batabivuze batabivuze na buriya burakare n'ubukare. Noneho kubera ko icyo gihe ubu ngubu bariho babona ko bano bana bo muri FPR nibaza ntago ari umuntu cyo gusohora mu nzu kwa kundi usore mu nzu ngo genda va aha ngaha. Naho ibyo kugira ngo bemerere abantu nka Riderman cyangwa se ba Fanabyimana cyangwa se ba Victoire kugira ngo bemerere ngo baze bakore kuba bahindura ibintu bakikutegetse, ngiye ntabyo mbona. Wowe uravuga ko ugasamba bari gatoya, wowe uravuga ko kugira ngo ibintu bizahinduke ko bizava ku bushake no ku bushake bwa FPR cyangwa ku bushake bw'abanyarwanda bashaka ko ubutegetsi buhinduka. Mu munota umwe hanyuma tujye kuri General Habyarimana. Abanyarwanda niba babenshi n'ikire bayivone benshi, abanyarwanda bashaka gukora presiyo bagahindura ibintu, ariko se ndyari abanyarwanda tubazi ndyari bahinduye ibintu. Nkeka rero ko ngiye ko mbibona nuko n'abantu bake ni beza vraiment, n'abantu bakene beza vraiment, Ingabire Victoire banagana nabyo ni byiza, ariko kugira ngo abanyarwanda bazabishake bagira ikintu bahurizaho babe benshi nk'ukuntu Victoire Bukanya bivuze, babaye benshi sava, ariko simbona ko bazaba benshi. Ahubwo FPR yiza nkeka ko ikibazo kugira ngo bacubye Habyarimana, nibura bavuge batahangaha sinzi namunyumva neza. Ndabona byari bikatitse, byari bicitse aho wari ugeze uvuga yuko ngo FPR usigaranye umunota umwe Dida kugira ngo tubone na General Habyarimana atanga umwanzuro we. Reka nsoreze ahanga, reka nsoze mvuga ko ngewe mbona ko FPR ubwabyo ari izahitamo ukuntu ibintu bizagenda. Abanyarwanda babaye benshi sava, ariko ntago mbona ko dufite iriya critical mass, iriya mass critique yahindura ibintu mu Rwanda. Niko mbibona nka Didas. Urakoze cyane Didas Gasana kagira ati FPR itagize ubushake bwo kugira ngo ibintu bihinduke, we ntabona yuko byahinduka. None se murasanga dusoza n'umwanzuro wawe General BM Emmanuel Habyarimana, ibintu bizahinduka ari uko FPR igize ubwo bushake cyangwa abanyarwanda benshi bashoboka bagize ubwo bushake bwo kugira ngo bashyireho ubutegetsi bumva bifuza? Urakoze cyane. FPR mu by'ukuri mu myaka 26 iyo ishaka guhindura ibintu ngo bibera abanyarwanda yarabikoze, ariko nyunguze kubivuga nubwo wenda atari byo ndari kuvuga uyu munsi, ariko ndabisubiramo. FPR ntabwo ari ikishishikaje, ntabwo ari ukugira ngo abanyarwanda babeho neza cyangwa bagire imibereho myiza. Ifite gahunda yayo, ifite abo ifatanyije nabo kuyikora. Sinshaka kubijamo uyu munsi. Ibyo kuvuga ngo izagira ubushake bwo ntabwo izigera igira. Aho ndahahuza na Didas, ntabwo ubushake izigera igira. Biriya avuga ngo wenda ngo abana bato bayo ngo bazaza, abana bato bayo bashaka guhindura nabo ngabo bagiye batoroka bakagenda. Bazatoroka nabo nk'abandi banyarwanda. Abashaka guhindura ni bandetse, ni ba Rusagara, ni ba Patrick Karegeya, ni ba Didas, bari muri FPR bashaka guhindura. Abo nabo bazagenda kandi cyangwa nabo babe nk'uko indamange ameze bamugira. Ntabwo FPR rero aho igeze imaje gukira, abantu bafitemo bari hejuru barakize, bafite amafaranga, baragize gute, barari ibintu byiza, bafite imyanya bica bagakiza. Ntaho byabaye ku isi ko abantu nk'abari bahindura ingoma barimo, ntibibaho. Ikindi rero nanone gukomeza kwibwira ko abanyarwanda ngo ari faible, ngo babaye terrorize, ngo byarangiye, nabyo ni ukwibeshya.
aho hose byagiye bibaho ibyo FPR ikora no ku isi byarakozwe n'ahandi mu Bufaransa haba za Revolution Française n'ahandi henshi byagiye bibaho. FPR rero nkabona ko iyo yakoze vuba irakira irica igira gute kwinshi irahemuka ihemukira abantu benshi nabo bakoranye nabo kuva batangira muri tariki ya mbere yo kwa 10/90 bagenda bahemukirana hagati yabo abandi bahemukira abandi kugeza amagingo aya abantu rero benshi nabo muri FPR ubwayo benshi ndibwira ko bazafatanya n'abandi banyarwanda kugira ngo bavaneho kiriya gice cya FPR cyihariye ubutegetsi. Byo niko bizagenda byanze bikunze. Naho kuvuga abanyarwanda ngo nta ngufu bagira ngo bo kuvana FPR. FPR igizwe n'abanyarwanda nabo n'abanyarwanda. Ntabwo ari abantu bibimanuka bavuye mu ijuru bafite imbaraga ngo ziruta za Bibiliya ngo ziruta amagambo y'abanyarwanda. Ntabwo bibaho. Jenerali Habyarimana tuziganye iminota 2 tubwire urabona byagenda bite kugira ngo abanyarwanda bashyireho ubutegetsi bumva bubanogeye ariko cyane cyane ndagaruka kuri cya kindi nta maraso amenetse byagenda bite Jenerali Habyarimana? Aho ngaho ndi kujya guhuza na Didasi ibyo kuvuga ngo mu nzira ngo y'amahoro, inzira y'amahoro kubyitanye sinzi ibyo ari byo, kuko inzira y'amahoro n'uriya mudamu yavuze ati inzira y'amahoro yabimeze ite mu bintu bya politiki sociale byo kuyobora igihugu. Niba FPR yarafashe ubutegetsi cya mbere bufashe ikoresheje intwaro, icya kabiri ibufite kubera intwaro, icya gatatu nayo irabyivugira iti ntawe uzafata ubutegetsi. Inzira y'amahoro rero abaturage bafite ububasha n'uburenganzira bwo gukoresha inzira zose kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo byose nta na kimwe. Ariko ngwaye nk'urugero reka nongere nyerekane kuko nayo ndayifite ibyo nayibonye ariko ngiye niyo gusenga bisanzwe. Idamange we yavuze ngo bayifate bakora urugendo rw'amahoro rwo guhindura ubutegetsi. Ngewe ntabwo nzi niba byashoboka ariko nagira ngo mbabaze niba inzira y'amahoro bidashoboka. Ntibishoboka. Oya, inzira y'amahoro Idamange siyo yavuze ati ngewe umuntu ufite ububasha ni ufite uwavuze ibyanditswe muri Bibiliya. Ibyo rero ni concept spirituel ariko si concept y'amahoro nk'uko bivuga wowe. We afite ko umwami uri hejuru y'abandi bose ari uwatumye ari uwavuze amagambo ari muri Bibiliya. Nibyo yahoze avuga Didasi ngo filozofi. We ni filozofe ariko ntabwo avuga ko bizahinduka ku mahoro, azi ko bashobora kugenda bakaraswa nibabarasasubwa zaba ari amahoro. Ese wavuga iki kubyo twumvise ahamagara umuntu w'umujenerali ukomeye avuga Jenerali Kabarebe ngo nagira icyo akora ni umuntu udasanzwe n'ubundi afite ibintu bidasanzwe yakoze, kumuhamagara muri buriya buryo wowe hari icyo wabivugaho gato cyangwa ni nko kugira ngo ushatse kuvuga iki buriya? Kumuharana nicyo bita diversion muri politike, nubwo yavuze ko atari yakora azi neza ko Kabarebe atazaza ngo hagire icyo ahindura, arabizi. Ariko biriya nicyo kinavuye tugitangira ko azi ubwenge, ibiriya yakoze n'ubwenge nicyerekana ko azi ubwenge, ni diversion. Azi neza ko Kabarebe atazaza ngo yitandukanye nande ngo azakora ibi nibi. Wese ntafite amafaranga ari indege n'ibiki. Kabarebe se uribwira ko Kagame Kagame akora wenyine, niwe ukora ibibi wenyine, niwe ukora ibyiza wenyine, ntiwabifatanya. Ngiye nibwira ko indama yabishaka kuvuga ati Kabarebe ni wowe muri iki gihe, ngo tuvuga ibyo gupfa kwa Kagame. Ngiye ndibwira ko n'abavuga ko yapfuye bazi neza ko ariho physiquement, ariko politiquement ntabwo wavuga ko ari mort politique. Urumva nicyo nagira ngo mvuge gusa. Dusigaranye amasegonda 20 amajye ariko akoreka nkavugeho akavuga ati ko wavuze ko Kagame yapfuye, yavuga ati ati kuri nge mu buryo bwa politike yarapfuye cyangwa social. Ndagira ngo rero bashimire cyane kuko igihe twari dufite kirarangiye. Ndabashimiye, ninongera kubatumira muzaze mwongere musangize ibitekerezo byinshi mufite. Dushimire cyane General BM Emmanuel Habyarimana twaganiraga uri mu Busuwisi, hanyuma mu Bubiligi Victor Safari, naho mu gihugu cya Swede Didas Gasana. Uko muri batatu mwakoze n'abakurikiye Radio Urumuri ndetse na RSP.
turabifuriza gukomeza kumererwa neza aho muri hose nakagaruka.